njyewe nta nubwo mbishyigikira ibyo bintu umuntu bashyiraho pressure kudashaka bimeze biteye imyaka oya pressure ishobora kukugwisha mu mwobo utazivanamo ese niye pressure ariho nk'umuntu igihe kuko afite ibyo yifuza sibyo abanze akora inyigo yabyo arebe si uyu muntu byibuze afite 80% y'ibyo ashaka ariko numushyiraho pressure azagwa mu kibazo n'ubundi ntacyo uzamufasha muri icyo kibazo arimo uretse kumureba ukamubwira ngo pole ngo sorry kandi deja yakigezemo bose nibaho bana amahoro babaho umwanya wo gutegura gahunda yabo bazabana wo gutegura ibyo by'urugo ariko gupfa gufata ntabwo nyine nashyigikira uwo muntu ko yapfa gufata oya gerageza wiga ku muntu mukundane umanze umumenye urwo rukundo wumve ko kuko rukurimo ariko nupfa gufata uragufasha umuntu udakunze urabumufasha kubera ko uri kuri pressure y'abantu urabumufasha kubera ko afite ibingibi urimo urakurikirana nta rukundo ruhari